Oh yes, reka dukomeze n'agace kacu gakurikiyeho. Itwari tumaje gusiga abaganga barimo barahamagara umwe wareze Chloe, barimo baramubwira ko Chloe arwaye, ariko aravuga ati mumureka apfe. Niba ari uko bimeze, ubwo ni nawe nuko yaje atangira kuba yavuga ati nibiki byabaye kuri Chloe, ngiye nkeneye kuba najye kuba namutabara. Umwana ariko agiye kuba yagenda, dore ngo mama wabareze cyangwa se na mama we itamubwira ati nta na hamwe ugomba kuba wajya, nta na hamwe ugomba kuba wajya. Reka mbe nakubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibonera mutse ariko gushimisha, ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo niko umunasi wari uri aho ngatangira kuba yavuga ati si aba babyeyi wagira ngo ntago bitaye ku mwana wabo, aba ni ababyeyi ba nyabo. Ubwo nyine yabibwiye abo ngabo bose bari baraho. Wa mugabo wazanye no mukobwa atangira kuba yakisaka akavuga ati nta mafaranga menshi mfite, ariko muri make mfite, basi niba hari ikintu yakora uno mwana banza umwiteho, nandi nzagenda nyishyura gake gake ariko uno mwana mbone basi ahagaze nk'abandi bantu, nukuri mfasha nzagenda nishyura gake gake kuko uno mwana yambabaje, idisi umusaza yamugiriye n'impuhwe. Ubwo ntari n'abandi nabo barimo barabyumva, bakabyumva batangira ko bavuga ati yemwe nanjye nta mafaranga mfite ahagije, ariko uno mwana arambabaje basi mwiteho. N'abandi ati dore nanjye mfite make yafata kuri aya ngaya. Disi nuko nguko bose batangiye kuba bakitanga, ku mukobwa batazi, ku muntu batazi. Umunasi arabyumva, abona abantu bafite urukundo, kwitangira umuntu batazi cyangwa se gufasha umuntu batazi. Ubwo ngubwo bose baravuga ati dufashe uno mwanze turebe ko yaba muzima. Ubwo nuko nguko umunasi yarabibonye nawe bimukora ahantu, atangira kuba yavuga ati fata amafaranga yawe ndimo ndayabona kaba yakugoye, nta kibazo wenda nanjye ndaza kuba nafata ukundi kuntu nishyiraho risk uno mwana mwiteho, kandi ndagushimira cyane, hari ubundi buryo turi buze kuba twabikoramo, ariko amafaranga yawe utayangije cyangwa se twebwe tutayatwaye, bino byose ndaza kuba nabyitaho, amafaranga yanyu mwese muyafate. Ubwo nabo bakabyumva, undi akavuga ataraza kuba yashaka ubundi buryo, araza kuba yakapurayinga nyine mu barwayi bakeneye ubufasha cyangwa bavuwe n'ibitaro, ariko baze kuba bamwitaho. Ubwo nuko nguko bagiye. Ubwo nyine ukareba ukuntu Imana ikora ibitangaza. Ubwo nuko abanasi batangiye kuba bacaho, wa mugabo nyine yari arimo arasohoka atangira kuba yamubwira ati yewe ko ndimo ndumva hari abantu barimo baratongana, ni ibiki byabaye hariya ko hari abantu barimo barasakuza. Ubwo umuforomo yaramubwiye ati yewe Mr Sterling we ni umukobwa mutoya waje ahangaha afite ikibazo, rero bari barimo barakusanya amafaranga ngo babe bareba ko bavuza uriya mukobwa, ariko umuryango we nawe wamutereranye wanga kuba wamuvuza. Mu gihe banamuhamagaye baravuga ati ngo mumureke apfe, n'ubundi nta kintu atumariye, bisobanuye ko umuryango we wamwirengagije. Mr Sterling aravuga ati abo babyeyi se baracyabaho? Ibyo bintu se kuri ino si ya rurema biracyabaho ko umubyeyi yakihakana umwana we muri ubwo buryo ngo umwana apfe? Ibyo bintu ntabwo bishoboka, ntibinasobanutse. Abo babyeyi rwose bakwiriye isomo, ntabwo ibyo bintu bibaho ku mwana wawe wamutererana utyo. Ariko umuganga yatangiye kuba bamubwira ati se uwo mukobwa ntabwo bihenze kuba wamwitaho, ngiye mubinkireho ibiri buze kuba byakenerwa byose kugira ngo uwo mukobwa aze kuba yakitabwaho, mugire vuba ibintu byose bikenerwa mu mimbwire nze kuba namwitaho. Umuforomo yarashimiye ati murakoze cyane kuba uriya mukobwa ari mwe mugiye kuba mwamuvuza, nukuri ni iby'agaciro, umutima nk'uwo muzawukomeze. Ubwo umuforomo nuko nguko yagarutse atangira kuba yavuga ati yemwe umukobwa aratabawe. Abaraho ati nibiki bigenze ute? Ubwo atangira kuba yavuga ati Mr Sterling avuze ko ibintu byose ari buze kuba yabyikorera, akaza kuba yakishyura imiti. Umuganga wundi cyangwa se umuforomo aravuga ati mbega byiza, niba ari ibyo reka dutangire, tujyane umukobwa tumwiteho, niba ari ibyo ngibyo twagiye. Umukobwa yavuwe na papa we cyangwa se agiye kuba yavurwa na papa we ku mafaranga ye, kandi papa we atanabizi n'umuntu afashije. Umukobwa nuko nguko bamujyanye, tayari bamujyana utya, bari aho bose bari bagiye kuba bakitabira cyangwa se bakitangira uno mukobwa ngo bamuvuze, batabizi batazi n'ukuntu ameze uno mukobwa, kubera kugira neza. Umukobwa nuko nguko yagiye, papa wari uhagaze aho ngaho ariko umukobwa ntago arimo arareba hirya,
Papa we nuko nguko yarebye dore ngo baramucishaho umukobwa we, ariko se ubu ngubu ntari bunaboneho na gatoya we. Dore nuko nguko yarebaga aritegereza dore umukobwa ngo baramujyana pore ntiyamenye ko yari umwana we. Dore nuko nguko bagiye kuba babisikana, mu gihe arimo arabireba ariko arakora iki se atarimo aramenya ko ari umukobwa we. Ubwo nuko nguko yakomeje aritegereza umukobwa bamucishaho umugabo nawe asigara arimo arareba ariko ntiyigeze amenya ko uyu ari umukobwa we. Dore ngo nuko nguko bamuciyeho kandi n'uyu nguyu yishyuriye nyine ngo bamwiteho, ariko ntago azi ko ari umukobwa we yishyuriye ngo bamwiteho. Undi yahise atangira kuba yavuga ati bino bintu birantunguye pe, ababyeyi nk'aba ngaba biracyabaho bagafata umwana wabo bakamutererana muri ubwo buryo? Ibi bintu ntabwo byumvikana, ariko ngewe ndakeka ko baraza kuba bamwitaho, ariko abo babyeyi bakagombye kuba banababarira umwana wabo kereka wabanyuza mu buzima nanyuzemo ubwo kubura umwana wanjye. Ubwo ngaho bakatwereka Zoe ndetse n'abasaza be nyine bano bahungu bandi batangira kwamubwira ati niko Zoe warahangayitse cyane, akira ngiye nguhereze kano kantu urabona atari keza se, ngiye kuba nakaguhereza nk'umuvandimwe wanjye wari warabuze nakangaka naguteguriye kuza kuba naguhereza. Umukobwa yaravuze ati mana yanjye ndagakunze kano gashanete, ariko we yatangiye kuba yavuga ati ni diyama mbega ukuntu ari keza. Bose batangira kuba bakitanga ati nanjye akira banza ufataka ngaka ni gift naguteguriye uze kuba wareba. Umukobwa byagiye biramutungura cyane, atangira kuba yamubwira ati ngiyi ni moderne ya Maserati irarenze cyane, aka ngaka rwose mu gitondo wajya ugakoresha bakita ni moderne ya Maserati. Ubwo umukobwa yahise ashimira cyane ati mbega byiza, ni ukuri ino gift wanteguriye ni nziza ndayikunze, urakoze cyane. Ubwo n'undi nawe atangira kuba yavuga ati se hagati aho ngaho njye ni gute ntagira ikintu nguhereza nka mushiki wanjye, ngomba kuba nagira ikintu ngutegurira cyangwa se nguhereza. Ubwo umukobwa yatangiye kuba we yakirebera akavuga ati mbega byiza we. Ubwo undi nawe atangira kuba yavuga ati akira ahangaha iyi ni ikarita, aya ni amafaranga ariho kandi ngomba kuba nayiguhereza, ni ikarita ya banki. Umukobwa yahise agira ngo ngo iki? Undi akamubwira ati mushiki wanjye hano hariho 5,000,000 z'idolari, rero izi zose ni izawe ugomba kuba wazitwara. Umukobwa we yahise atangira kuba yavuga ati mbega ukuntu ari byiza. Undi akamubwira ati ndabizi ni nkeya, ariko icyo uzajya ukenera cyose ujye umbwira nguhereze. Undi ati urakoze cyane, ni ukuri urakoze. Ubwo ngubwo agakebuka n'abandi bose akababwira ati kandi namwe mwese mwakoze, ibi bintu birandenze. Umukobwa we barimo baramushimisha ntibabizi, umukobwa byamurenze kandi ni kunyitirano, arimo ariyitirira. undi muntu atangira kuba yamubwira musaza we ati ibyo se ntibihagije, ariko akareba Lewo akamubwira ati se Lewo hagati aho ngaho papa ntago araza kuba yareba umushiki wacu, ntago ari buze kuba yamureba akaba yanamuhereza n'imigabane muri kampani yacu. Ubwo nyine batangiye no kuba bamubarira imigabane bagomba kuba bamuhereza, agatangira kuba yavuga ati papa ntagire vuba vuba azanamuhereze ku migabane kuko ibi ntago bihagije. Nawe atangira vimvira imodoka nk'abandi bose bakobwa bavukiye mu muryango nyine wishoboye. Ubwo umukobwa watangira kuba yavuga ati aha imodoka, imikufe, ibintu byose bikomo, ibintu birenze amafaranga, ibi ngibi nanjye ngiye kuba naba umuzungura wa hano, mbega ibintu birenze kubyiyumvisha byanze. Ariko Lewo yatangiye kuba yababwira ati mwe imigabane ntago ari buyifate. Ubwo bose barakebutse ati ngo iki? Ubwo nyine we yababwiye ko nta mugabane ari buze kuba yafata. Bakamubaza ati Lewo ibyo ngibyo urimo uravuga ni ibiki, bisobanuye iki? Ibyo bintu ushaka kuba wavuga bisobanuye iki? Lewo akareba ariko bagatangira kumubwira ati Lewo ni gute urimo uramufata nkaho ari undi muntu usanzwe, uyu nguyu ni mushiki wacu, gute urimo uramufata nk'umuntu wo hanze cyangwa se undi muntu udasanzwe ngo ntago ari bubone imigabane muri kampani? Si ibyo ngibyo ni ibiki? Ubwo ariko ndagatekereza ati ngomba kuba nategereza tukabanza tugakora DNA test, nibwo ndibuze kuba nabyumva cyangwa se nkaba namenya neza kuko uyu niba ari mushiki wanjye, naho kumuhereza imigabane ntago biri buze kuba byakunda. Umukobwa arimo arabyumva cyangwa se ari aho ngaho umuhungu atangira kuba yavuga ati ndabizi ni mushiki wacu, ariko ndabizi arananiwe,
byaba byiza agiye kuba yaryama akabanza kuruhuka agategereza papa yaza kuba yaza, cyangwa se ahubwo icyaba cyiza nuko yajya kuryama ejo tugafata DNA test, kuko nibyo byaba ari byiza. Ubwo umukobwa we barimo Lewo nyine we ntago arimo arizera neza ko uyu ari mushiki we w'ahantu arimo arirukankira no gupimisha DNA test. Ubwo n'ubundi nawe agatangira ko yamubwira tumva mushiki wacu ibyo ratarimo arakubwira byibagirwe, ni ukugira ngo abikunanize. Niba ushaka kwiruhukira genda we wiruhukire, siko bimeze se? Lewo arimo arisekera nta kindi kintu wamubwira, ntago apfa kuba yahubukira ngo uyu nguyu ngo ni mushiki we. Abizi hese ibyo ngibyo bimubwiye iki? Ariko ndatangira ko yavuga ati reka bano bantu mbakine mbabwire ko bino bintu byose nta na kimwe nkeneye. Nibwo bari buze kuba batungurwa koko babone ko ndafite inzara yo kuba naba muri ino famiye, cyangwa se kuba nakururwa n'ibintu bafite. Baraza kuba bangirira impuhwe barekere kuba banyira birirwa bambwira nabi. Noneho ibyo ngibyo biraza kuba byatuma bataguma kugenda bankurikirana cyane. Umukobwa niwe mutwe yapanze ahita afata bya bintu byose bari bamuhaye abitereka aho ngaho ku meza. Ikirenze haranahaguruka utyo ahita atangira kuba yababwira ati bavandimwe mwakoze cyane kuri zino nteguriye kuba mwampereza, ariko hari icyo nagiraga ngo nze kuba nababwira. Ubwo niko yakebutse arabareba atangira kuba yababwira ati reka mba ndeka kuba nabananiza, biranumvikana kuba nturutse hanze nkaza mu myaka yose ishize, ubu ni ubwa mbere twari duhuye, rero nkaba naza no kuba hano muri ino nzu. Narabyifuzaga kuba nabona umuryango wanjye ariko ntibigikunze ko twakomezanya, rero reka mbe nanjye nareka kuba nababera umutwaro mu gihe mwari mwanteguriye gift nk'izi ngizi zihenze. None se ni gute ntabashimira? Ariko mu gihe bitagikunze ibyaba byiza ari uko ngiye nigendeye, kuko ndabona bijyaza kuba byateza ikindi kintu ku buteranya abavandimwe nk'ukuntu birimo biraba kuri Lewo. Yanze kuba yanyumva, ariko sinkeneye kuba namwiyumvisha ko ndi umuvandimwe we mu gihe atabikeneye. Rero noho nabaga nari mfite ukuntu ninjizaga amafaranga nubwo atari menshi, ariko reka mbe nakisubirayo nge aho bari banyadobuse mu rugo, aho bari baranyadobuse, reka mbe nakisubirirayo n'ubundi ninjizaga dukeya, reka mbe nakigendera. Umukobwa akabereka ko nyine kuba yaguma aha ngaha bitamufasheho. Undi akamubwira ati yewe urimo uravuga ibiki? Ibyo ngibyo ugamije kuba wagera kuki? Ibyo ni ibiki? Waretse kuba wagira, ntabwo uzababara aha ngaha, guma aha, nta kintu na kimwe kibi kizakubaho. Twe turi abavandimwe bawe, gute urimo uritwara gutya? Ni ukuri guma aha ngaha, njye nzakwitaho kandi n'abandi bavandimwe twese tuzakwitaho. Ubwo bagatangira ati se Lewo warekeye ibyo bintu koko? Ibi bintu na papa ntiyabikora, ndetse anabyumvishe byamubabaza. Reba ukuntu urimo urafata umuvandimwe wacu ukamugira gutya, ahubwo muzanira n'agakomo abanza kambare nk'umuvandimwe wacu, siko bimeze se? Ubwo nyine batangiye ko bavuga ati genda umuzanire n'agakomo abe yakambara ko mu muryango, siko bimeze? Ubwo Lewo nuko nguko yarabyumvishije, ntago yari kuba yabyanga, yahagurutse utyo arigendera. Ariko nyine ukamenya ko Lewo we guhubuka ntago bimurimo, reka. Ubwo abandi bavandimwe be bishimiye uno mukobwa kuba bamubona, ariko Lewo niwe muntu utishimye mu bantu bose, ntajya ahubuka. Ubwo nuko nguko yaje atangira kuba yamubwira ati aka ngaka niko gakomo ko mu muryango wacu, mbere yuko sogokuru aba yapfa cyangwa se ibisekuruza byacu byose byagiye byambara kano gakomo. Ku mukobwa wese wagiye uvuka muri famiye yacu yagiye yambara kuri kano gakomo, rero nawe ugomba kuba wakambara, siko bimeze se? Umukobwa nyine bamuzaniye agakomo k'umuryango ingabe yakambara, ariko atangira kuba yavuga ati hoya ibyo ngibyo ntago mbikeneye, mubigumane ntacyo bitwaye, mubigumane kuko n'ubundi ntago muranyakira cyangwa mwanyemera mu muryango, nta mpamvu yo kuba nakambara. Lewo ati zana hano akaboko mbanze nkwambike. Ibyo ngibyo ntago urimo uravuga ari byo, ibyo na papa ntago yabyemera, we gafate wendo nakabika, nushake ntukambara ariko kabe kakugeze mu biganza. Umukobwa kakitegereza agatangira ko yavuga ati koko wa muryango uzi ko nkwinjiyemo we, wa muryango mwinjiyemo. Umukobwa agatangira kuba yamwenyura, agatangira kuba yavuga ati kano gakomo nabwo gashobore kuba gahenze nkajyanye ku isoko, gashobore kuba kangurira ibintu byinshi. Kano gakomo ikanyeretse ko ubuzima bwanjye buhindutse, ngiye kuba nabaho mu buzima bwanjye bwihariye. Guhera uyu munsi ngiye kuba natangira nanjye nkora ibintu birenze.
ariko Leo yaramubwiye atumva se igenda ujye kuruhuka, ejo hari ahantu nshaka kuba nakohereza cyangwa se tukaba twajyana, nta handi ni ugupimisha DNA test. Siko bimeze se? Umukobwa akagata mu gutwi ko ejo bazajya kuba bapimisha DNA test. Umusore aramubwira ati we genda ujye kuruhuka, ejo tuzajya kuba twapimisha DNA test. Siko bimeze se? Umukobwa ariko warimo arirebera iby'agaciro biri aho ngaho, agatangira kubabwira Leo ati se Leo, ni ukubera icyo utarimo uranyizera? Nkora iki kugira ngo unyizere? Njye ndi mushiki wawe ariko ntabwo ubyitayeho. Hagati aho ngaho nicyo ushaka kuba wageraho koko? Eko njye nakweretse ko ndi mushiki wawe ariko ntubyumve. Reka mbe nakigendera nta kibazo, reka nigendere mwakire n'igikomo cyanyu. Ubwo nigiye kuba yagitereka hasi ariko abandi bavandimwe ase ko batavuze n'amazina yabo ski. Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati se Leo, waretse kuba wagira gutya, na papa bino bintu ntabwo yabyemera, ahubwo icyo yakubwiye ni ukumuhereza kano gakomo k'umuryango, ariko ibyo uri kwirukiramo bya DNA test ntago ari ngombwa. Wewe urimo urashaka kuba wavuga ko mushiki wacu utaramwemera, ikandi ari mushiki wacu. Ibi bintu urimo urakora ntago ariko byakagenzi, ntago ariko byakagombye kuba byagenda, siko bimeze? Akamubwira ati wimubabaza, kandi natwe urimo uratubabaza kubona ukuntu urimo uramufata. Ibi byose urimo urabitubabarizamo natwe kandi yari umuvandimwe wacu. Ubwo bose bagahaguruka ati niko bimeze, uyu ni mushiki wacu, mureke wenyine. Ati rata Zoe, ntiwongere kuba wagira ikibazo, Leo turaza kuba twamwumvisha, araza kuba yakumva. We genda ujye kuba wakiruhukira, ibintu byose biraza kuba byamera neza. Siko bimeze se? Umukobwa ati yego, ndimo ndabyumva. Ubwo nuko nguko yamujyanye, amujyana utyo, ariko Leo yakamejeje avuga ati tayari turaza kubanza dupime DNA test, ibyo biraza kuba byaza nyuma. Abandi bavandimwe bo batangira kuba bazana umukobwa bakamwita ati dore icyumba cyawe, icyo uza kuba wakenera cyose uze kumbwira, aha niho ugomba kuba waruhukira, ikintu cyose wakenera wambwira nta kibazo. Siko bimeze? Umuhungu nyine ari aho ngaho we yahise yigendera. Umukobwa ariko binjije inshishi mu muryango, binjiriwe. Umukobwa nuko nguko yatangiye kuba yagenda yirebera inzu, akareba, agatangira kuba yakireba muri miruwari avuga ati mbega umuryango urakize, aturakize. Akagereka akaguru ku kandi nk'abandi bakire bose. Idore nuko nguko umuntu agira amahirwe, ariko nk'uyu nguyu we arimo arariganya. Ubwo nuko nguko yahise afata telefoni vuba vuba, ngabe yahamagara ab'iwabo, abanza ababwira uko bimeze, ahamagare mama we cyangwa se papa we ababwira uko bimeze. Ubwo mama we nuko nguko yafashe telefoni atangira kubamubwira ati se bya bintu byose byarangiye neza? Urabyizera ko byose byarangiye neza? Ubwo nyine agatangira kuba yamubaza niba ubu ngubu yaba yabaye umuzungura wo muri Sterling Group. Akamubwira ati mama, ibintu byose bimeze neza, ariko bigiye kuba byagera ku musozo, ntabwo birarangira ariko bigiye kuba byagera ku musozo. Mama we akamubwira ati ndumva ari neza, ariko ngufitiye amakuru meza cyane ari buze kuba yagushimisha nubyumva. Ati yandaya ngo ni Chloe, uzi ibintu se byabaye? Ubwo ndagatangira ko yamubwira ati ubu ngubu ibitaro bimaje kuba byaduhamagara batubwira ngo umukobwa ameze nabi, none ubu ngubu amafaranga ngo ntayafite yo kuba bamwitaho. Rero natwe twamubwiye ati nashaka apfe. Ubu baratubwira ngo umuntu agiye kuba yapfa nonaha, ubu ngubu twitegure ko agiye kuba yapfa. Unyumvire bano bahanya. Ubwo ndagatangira ko yavuga ati mbega indaya igiye kuba yarangiza, imipangu yiwe yose igiye kuba yarangira, ibyo yapangaga kuba yatwicira byose bigiye kuba byamugeza ku rupfu. Nicyo kintu nanjye nishimiye, ni byiza cyane. Ubwo nyine umwana na nyina barimo baragambana cyangwa se barimo baravugana amakuru, agatangira ko yamubwira ati mwana wanjye, ahazaza hawe nizere ko hagomba kuba haba neza. Ngiye kujya nirirwa nkubona ku makuru kuri televiziyo ahantu hose barimo barakuvuga, none kubera winjiye muri Sterling Family ibintu byose ubu ngubu nawe uraba ufite ibintu birenze, kandi uwo muryango ukungahaye cyangwa se bafite amafaranga menshi cyane. Rero urumva ko ibintu byose byaciye mu mwana wanjye. Ubwo mama we yari afite amatsiko menshi amubwira ati rero ukuntu bimeze ugomba kujya umvunguriraho gake gakeya, uyu we wibuke kuba wareba ku hantu hari amafaranga gusa, uzaza n'umuryango wawe, njyewe na papa wawe
turimo turashaka ku mafaranga, vuba aha ngaho uze kutuzanira ku mafaranga, siko bimeze se? Ubwo ndakabyumva nyine mu muryango urimo urabara ubwatsi. Umukobwa bakamubwira ati wowe twiteguye ko ugomba kuba watuzanira amafaranga vuba, kuko nyine ubu ngubu wabaye umukobwa wo muri Sterling family, sibyo se? Niko bimeze cyane. Turagushyigikiye mukobwa wacu, uzatugeza kuri byinshi. Umukobwa nyine atangira kuba yamubwira ati, cyangwa se bamubwira ati, inzozi zawe zirimo ziragenda ziba mpamo. Umukobwa nawe akavuga ati niko bimeze mama, niko bimeze. Ibintu byose ubu ngubu nanjye mbifite mu biganza, nta kintu na kimwe kigomba kuba cyantera ubwoba. Ibintu byose ubu ngubu nanjye ibyo muri Sterling family ibigomba kuba byaba ibyanjye, cyangwa se nanjye nagiraho ijambo. Ubwo nuko nguko yarari aho ngaho atangira kuba yabaza ati ninde uri aho ngaho. Ubwo nyine ba basaza be batangiye kugenda bamwitaho gake gake nk'umuvandimwe wabo bungutse, ibyahehe kari ikirura. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yabona abavandimwe be bagenda batangira kumwitaho, akavuga ati wo ninde? Ubwo nuko nguko undi yaje amubwira ati ye mushiki wanjye, mushiki wanjye. Atangira kuba yamubwira ati nge nari ndaha ngaha, ahubwo se wowe bimeze neza? Ibintu byose bimeze neza? Ibintu byose wabonye nta kintu urimo urabura, cyangwa hari ibyo wabuze? Umukobwa akareba impande n'impande, agatangira kuba yamubwira ati ibintu byose bimeze neza. Undi akamubwira ati nari nkuzaniye ikirahure cy'amata ngo ubanze uyanywe mbere y'uko uryama, banze uyanywe uraza kuba wamera neza. Siko bimeze se? Ubwo nyine batangira kuba bagenda bamwitaho gake gake. Umukobwa bakamuhereza ku mata, mbere yo kuryama bakamuha amata, akashimira cyane. Turakoze, urakoze cyane muvandimwe. Muvandimwe ubwo akaza ngo amafemba yamwishe, cyangwa se imosiyo ngo zamufasha. Ati muvandimwe urakoze cyane koko, urimo uranyitaho. Umukobwa nyine akerekana amarangamutima menshi. Undi akamubwira ati mushiki wanjye ntacyo uzabura, banza unywa ayo mata, nta kintu uzabura. Mu gihe turi kumwe, cyangwa se uri kumwe n'abavandimwe bawe, nta kintu na kimwe uzigera uba, ujye ushira impumu. Ubwo akamubwira ati byose bizagenda neza mushiki wanjye, nta kintu na kimwe uzaba. Ubwo bakamwitaho bazi ngo uyu nguyu ni mushiki wabo, kandi byahehe ni ikirura. Reka nkubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora. Ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha, ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Umukobwa agatangira kuba yavuga ati nakuze naradobuswe no mu rugo, ntago nigeze nkura mbona ibintu nk'ibi ngibi. Ni ukuri ibi bintu urimo urankorera birimo birankora ahantu sinigeze mbona na mama wanjye nkorera bino bintu, cyangwa se wandeze. Rero ubu ngubu binkoze ku mutima bino bintu, sinzigera mbyibagirwa. Umukobwa we yabonye ahantu hari urufito cyangwa amafaranga, agatangira kuba yamubwira turi umuntu mwiza, kandi mwese n'abavandimwe bawe bose n'abavandimwe bacu bose ni abantu beza, mugira urukundo. Nanjye ndabishimiye bino bintu, ni byiza cyane. Umukobwa akamwereka ko nyine inga ari umuntu muzima, kandi byahehe kari ikirura. Undi akamubwira ati utubabarire kuba warakuzwe wadobuswe, ariko ndagira ngo nzakwereke ibintu birenze ibyo ngo utabonye. Byose turashaka kuzabiguhereza nk'umuryango. Ubu ngubu ntabwo ukibarizwa muri uriya muryango, urimo urabarizwa muri Sterling family. Ubu ngubu ejo hari ikintu nawe turagira ngo tutazarebe, dushaka kejo tuzajya kuba twapimisha DNA test. Siko bimeze se? Tukaguhereza amafaranga menshi, tukaguha ikintu cyose ukeneye. Ibyo uzakenera byose tuzabiguhereza, kuko uvuka muri uno muryango nta kintu na kimwe utazabona. Siko bimeze se? Umukobwa biramushimisha cyane, ariko agatangira kuba yatekereza ati uyu muryango urarenze cyane. Rero niyo mpamvu ikintu cyose bagomba kuba banyaka, ntagomba kuba nazuyaza. Rero buriya buzima bwagoswe cyangwa se bukennye singomba kuba nabusubiramo. Ubwo umukobwa atangira kuba yavuga ati ngewe ngomba kuba nabyemera, nta mpamvu yo kuzuyaza. Ubwo nyine umukobwa w'umurundi we yiryamiye aha ngaha, disu ndebere dore nuko nguko ibintu birimo biragenda gake gakeya. Abyutse yisanze ari aho ngaho, umuganga atangira kuba yamubaza ati se urabyutse, uri muri iyo mvuto ubu ngubu, umeze ute? Umukobwa nyine yatangiye kuba yabyuka, kandi wumve ko papa wari wamwishyuriye ibitaro. Umukobwa yari ameze nabi, abantu batangira kuba bakusanya amafaranga, ariko kubera n'ukuntu yari makeya
ibitaro bibona n'ubundi ni make ati muyagumane, ariko papa we birangira amwishyuriye amafaranga. Umukobwa yabyutse ashimira ati murakoze cyane, ariko atangira kuba yavuga ati ibintu ngiye kuba nababwira cyangwa se ibintu mugiye kuba mwakumva bishobore kuba bitaza kuba byiza. Ati yewe nasi we cyangwa se muforomo. Ubwo nyine atangira kuba yamubwira ati sinshobora kuba nakishyura amafaranga, simfite ubushobozi bwakishyura amafaranga yose murimo muraza kuba mwanyaka, ariko ndagira ngo mbabwire ati munyizere nge nzagenda nyabaha gake gakeya. Ubu ngubu nta n'amafaranga na makeya mfite, ariko munyizere nzagenda mbahereza make makeya. Umuforomo yaramusetse cyane aramubwira ati ntabwo ibyo ngibyo bikenewe, ahubwo uri umunyamahirwe wa mukobwa we, CEO wa Sterling Group. Ndagira ngo nkumenyeshe ko yemereye kuba yakishyura ibitaro amafaranga yose twakwitayeho. Rero kubera ko papa warwariye ahangaha, rero niwe watubwiye ati tube twakwitaho ibintu byose biza kuba byakenerwa kugira ngo ukire, tuze kuba twabiguha. We rero araza kuba yakishyura amafaranga yose iyi miti. Uri umunyamahirwe wa mukobwa we. Umukobwa yarabyumvishije atangira kuba yavuga ati ngo CEO wa Sterling Group niwe wabikoze bino bintu byose. Umukobwa nyine nawe byamukoze ahantu arishima cyane, ahita atangira kuba yavuga ati se aracyari ahangaha, basi mushimire kuri bino bintu yankoreye, aracyari hano mbanze mushimire. Umuforomo yaramubwiye atari mu cyumba cya VIP, kuba wamugeraho nuko ubanza kuba wabisaba, ariko reka mbe nakujyana tujye kuba twamushimira, byo ntabwo yabyanga. Undi yaravuze ati nta kibazo, reka tujyane njye kumushimira. Icyo atazi cyo nuko ari na papa we. Umukobwa nyine ntago arabimenya neza ukuri yari papa we. Ubwo nuko nguko bamuhagurukije ati ngwino ujye kuba wamushimira, ubanze umubwire akari muroro ubanze umushimire. Umuforomo nawe aramubwira ati vayo tugende ujye kuba washimira ku muntu wagukoreye neza, kandi namwe mujye mwibuka kuba mwashimira, biraryoha kuba washimira umuntu wagufashije. Umukobwa nuko nguko aje muri VIP, ukamenya ko hari n'abarinzi bakamureba ati we bite byawe wowe urahanga mumara iki. Umukobwa agatangira kuba yasuhuza ati hello bimeze gute. Ubwo agatangira kuba yavuga ati nshaka kuba nashimira Mr Sterling, uriya muntu ni umuntu mwiza cyane, ndimo ndashaka kuba namushimira kubw'amafaranga yishyuye ibitaro nta na makeya nari mfite. Rero ndimo ndashaka kuba namushimira mbere na mbere, none se ahubwo wareka nkaba nakinjiramo imbere nkajya kuba namushimira, hari ikibazo? Ubwo undi nyine disi agatangira kuba yavuga ati basi mumbwirira mpereze bank account yiwe ninzajya mbona amafaranga, uko ninjije make yanjye nyashyira kuri account ya bank ye kugira ngo mwishyure ibintu yankoreye, birahambaye cyane. Umukobwa nyine agatangira kuba yashimira akamubwira ati se basi wambabariye nkaba namubona ko nshaka kuba namushimira ubwanjye. Ugakira aho ngaho bahise bavuga ati se aho hanze ninde muntu hari? Ubwo nyine ukamenya ko ari Mr Sterling urubajije ngo ninde uhari aho hanze. Umukobwa nyine nawe yaravuze ati reka nzi mushimire. Ubwo yagumye aho ngaho ategereje avuga ati naze mbanze mushimire. Ubu se ntibawe bagiye kuba babona nawe? Ubwo wa mu bodyguard tubonye yinjiye utyo, Mr Sterling nawe arimo arita kuri papa we. Bodyguard nawe nuko yaje. Undi atangira kuba yamubaza ati se ninde uri hanze mwavuganaga ko mwari murimo murasakuza? Undi atangira kuba yamubwira ati bosi hariya hari umukobwa uhari ngo wamufashije ejo ngo waramufashije ngo mwishyurire ibitaro, rero yaraje ahangaha uyu munsi ngashaka kuba yagushimira ngo uri umuntu mwiza. Rero ri hanze ashaka kuba yakubona, yarambwiye ngo yakubona wamuha amahirwe ngo noneho ngo ukaba yanakwishyura amafaranga yose wagiye umutangira, ngo ukazabona akazi akagenda yashyira kuri account yawe, ngo hari ikibazo. Undi yaramubwiye ati uwo mukobwa ni ukuri ndumva ari umwana mwiza, umuntu ugira agatekerezo nk'ako ngako ko kuba yakishyura nta kibazo. Ugenda wo mubwira ati kunyishyura si ngombwa, igenda umubwira ati kunyishyura byo ntago ari ngombwa, papa wanjye rwariye ahangaha kandi akeneye kuba yaruhuka. Igenda umubwira agende, barimo barasakuza cyane. Genda ubabwira ati bakoze nabo ibagende bave hariya barimo barasakuza, kandi papa wanjye akeneye kuba yaruhuka. Genda. Ubwo nuko nguko disi amahirwe yose birangiye apfuye utyo, kuba bahura biranze.
aramubwiye ati wegenda umubwira ati bagende nta kibazo, ayo mafaranga yihorere, papa wanjye akeneye kuba yaruhuka. Umukobwa ategereje kuba yakumva igisubizo. Ubwo bodyguard yaramubwiye ati yewe CEO wacu aravuze ngo ntago akeneye kumwishyura ayo mafaranga, ahubwo wowe ngo mugende sekuru we cyangwa se papa we akeneye kuba yaruhuka, murimo murasakuza ubwo ngubwo ntago bigikunze kuba mwabonana, ntago bikunze. Umukobwa arabyumva atangira ko yavuga ati se none ariko umuforomo aramubwira ati ngwino tugende mukobwa, ubwo nyine niba bidakunze urumva ko yakubwiye ko papa we akeneye kuba yaruhuka kandi n'amafaranga si ngombwa kuba wayamwishyura, we itahire igendere kandi uraza kuba wamera neza. Icy'ingenzi nuko ibintu byose byakemutse kandi ukaba uri muzima, nicyo kintu cy'ingenzi. Umukobwa nawe ati yego koko niko bimeze, ibintu byose ni ingenzi, byose bimeze neza, tayari. Umukobwa nyine nuko nguko yashimiye n'umunasi wamwitayeho, amubwira ati kandi wakoze kuko iyo utaza kuba wabaho ibintu nanjye ntabwo biba bimeze neza, kandi wakoze ukomeze ukora akazi kawe neza, nanjye reka mbe najye kuba nashaka akazi, ibintu byose bibe byagenda neza, siko bimeze si. Ubwo nuko nguko yavuze ati nzagaruka ahangaha kuba nashimira. Undi akamubwira ati nta kibazo, mushiki wanjye cyangwa se murumuna wanjye uzagaruke ntacyo bitwaye. Ubwo bakatwereka aho ngaho zewe nawe ari aho ngaho imodoka yamucanze, arimo aravuga ati mbega ikimodoka ye baba we, ubwo amatsiko nk'ay'abanyarwanda agatangira ati mbega ikimodoka cyiza we. Ubwo nyine inzara nicyo kizakubwira ukuntu inzara ari mbi cyangwa se ubukene ari bubi, dore imodoka ukuntu yatumye umuntu aba ikigoryi. Bakamubwira ati yewe misi ibite byawe, akamubwira ati hari ikintu batubwiye, bambwiye ko bagomba kuba nakujyana ahantu, ino modoka ngomba kuba nakujyana kure cyane, hari ahantu ngomba kuba nagushyira, siko bimeze se, ngiye kuba nagufata nkujyane ku kazi, siko bimeze. Umukobwa nawe ati nta kibazo niba ari Leo wabivuze, Leo ariko nta kintu na kimwe kibi dupfa, rero mfata unjyana aho ngaho nta kintu bitwaye, icyambere we ntwara ino modoka nanayikunze. Undi rero yahise atangira kuba yamubaza ati se ubundi kuki unjyanye ku kazi, ariko agatangira kuba yakibuka ati uwo mukobwa uze kumufata umujyane, noneho ntuze kuba wamuhagarika ahantu atazi, uwo mujyana ahantu atazi, nshaka kuza kuba wamujyana kuntuza kwa muganga, nkaza kubanza gupimisha DNA, rero kumujyana ndi kubona arimo ariga imitwe myinshi, uze kuba wamunjyanira umungereze kwa muganga, nshaka kuba nabanza nkamenya koko uriya ni mushiki wanjye, kandi ubimfashemo neza, ntutuma asohoka mu modoka, umujyane mpaka kwa muganga, niko bimeze. Ubwo nuko nguko yamubwiye ati kandi umuhozeho amaso, uriya mukobwa sinamwizera, urimo urumva neza. Ubwo undi nyine yaramubwiye ati Leo niwe wabimbwiye ibyo byose ngo nze kuba nakujyana, ariko nyine atangira kuba yamubwira ati Leo niwe wansabye ko nza kuba nakujyana ku kazi, ariko ibintu yavuganye na Leo ni ukumufata ukamujyana kwa muganga, ariko warimo aramubwira ati yambwiye ngo nkujyane ku kazi, ariko atangira kuba yamubwira ati rero ngomba kuba nakwitaho, tugende ku kazi kuko ari n'ubwa mbere, sibyo se? Undi ati ndabibona, tugende nta kibazo, bitwaye icyo. Undi agatangira gutekereza ati ngewe ibintu byose ngomba kuba nakina bigomba kuba byagenda neza, ntihagire umuntu uzandabukwa. Agatangira kuba yatekereza ati Leo ariko yigize umuhatari, nanjye ngomba kuba napanga imipangu kuko arimo arashaka kuba yankeka cyane, ntago ngomba kuba natuma ankeka. Umukobwa ari aho ngaho isumbaze ngo abonye iki, hari ibyo yabonye atangira kuba yakebaguza, akareba gutyo akitegereza cyane, wakibaza ngo ni ibiki abonye. Yahise atangira kuba yavuga ati Chloe. Ubwo nuko nguko nyine yabonye Chloe, ahita atangira kuba yavuga ati ati Chloe se ko mama ejo yambwiye ko yapfuye, none nkaba ndimo ndamubona arimo aridedembya, ibi ni ibiki? Ubwo bari barimo baraserebura ngo yapfuye. Yahise avuga ati hagarika imodoka. Umushoferi nawe nuko nguko yahagaritse imodoka, vuba tayari, ahita ahagarika imodoka, atangira kuba yamubaza ati ni ibiki, bimeze gute misi, ko uhagaritse imodoka ni iki kirimo kirajya mbere, bigenze ute? Undi yahise atangira kuba yavuga ati se iriya kampani bite byayo iri hariya? Undi yahise amubwira ati yewe ati iriya kampani nyine
n'ubundi ni iyacu iri hariya ni Sterling Group, n'indi branch iri hariya. Rero niho hariya Sterling Group ibarizwa n'indi branch iri hariya, rero niho projet zose izikemukira cyangwa se ikibazo cyose waba ufite cyakemukira. Umukobwa akabyumva agatangira ko yavuga ati iriya nayo ni Sterling, ntabwo nari mbizi, nagombaga kuba nabimenya. Ariko se hagati aho ngaho ikintu nshaka kuba nakubwira, reka tube twajyayo tujye kureba na boss waho tubanza tumenyane, kuko ndi umuzunguro waho. Ariko mbonye hari undi mukobwa winjiyemo hariya ngombe kuba nabanza kumubaza. Undi akavuga ati sibyo nk'ibyo ko bitari ngombwa, hariya bahabika ibitabo ukagenda uhajyanye ikibazo. Rero ntago ari ngombwa kuba wamenyana n'abari abantu, kuko n'ubundi ntago uba ngombwa kuhagera, ntago ari ngombwa bwose, ntago ari ngombwa. Undi akavuga atari kuri kwibagirwa ko ngiye papa wanjye se ubu ngubu yabyanga ndamutse mbimusabye ko njyayo, n'abavandimwe banjye bose ntago baza kuba babyanga, mbibasabye ko ngiye kuba najyayo ntago babyanga. Ahubwo ndimo ndibaza impamvu wowe urimo urabyanga, kandi uri umukozi wacu, ufite imyitwarire mibi se nze kuba navuga bakwirukane. Undi nawe atangira kuba yatekereza ati ukuntu no mukobwa akunzwe n'abantu bose, avuze ati banyirukana. Undi akareba hirya ubwo aramubwira ati se mbabwire bakwirukane. Ariko umukobwa akatekereza ati ikintu ngiye kuba nakora nuko ngiye kugenda isi ntume nkamenya ikintu urimo urakurikirana hari inyuma. Undi yaramubwiye ati se waretse tukajyana? Nawe aravuga ati bitwaye iki se waje tukajyana? Ubwo nuko nguko wa mushoferi nyine nawe yahise asohoka mu modoka. Umukobwa urimo aratekereza ati ngiye kuba nakwangiriza ibintu Chloe, ibyo urimo uratekereza byose siko biza kuba byagenda. Ngiye kuba nakora ikintu gitandukanye na mbere. Ubu ngubu ngiye kuba nakora ikintu gitandukanye nawe, cyangwa se na mbere nibyo nagukoreye. Ewe niyo twabetinga uzahora urira usabiriza. Tayari umukobwa yasinye avuga ati ndaje mbanza nkwereka ibintu ngiye kuba nagukorera. Umukobwa yazanye ikirego cyangwa se ikibazo aho ngaho muri Sterling Group, atangira ko yamubwira ati yewe ndabibona neza kuko ari waratsinze. Ubu ngubu ngiye kuba nababwira akazi ejo uzagatangire, utangire muri Sterling Group wongere ukore. Ubwo umukobwa nyine ukabona ko yongeye kubona amahirwe. Yarazanye ikibazo nyine kuri ofisi yabo, batangira kwamubwira tuzaze ejo utangire ukora. Umukobwa ati urakoze cyane, nukuri urakoze cyane, ndishimye. Umukobwa ariko agiye kuba yagenda, hari uwaje amubwira ati buretse gatoya. Ukibaza ngo ninde urimo uraza avuga ati buretse gatoya. Nawe ahindukira utyo arimo arareba ati ibyo ni ibiki, wowe urinde. Ubwo ugahita umenya ko nyine haruje, hari uwahageze. Aritegereza atangira kuba yavuga ati se ni ubwa mbere duhuye ra? Ati ntabwo wigeze uza kuza muri kampani ra? Ntabwo wigeze uza kuza muri kampani? Ubwo nyine ukamenya ko umukobwa batangiye kuba bamuvumbura. Akavuga ati wowe nguwo se ni ibiki, kubera icyo urimo uravuga gutyo? Ibyo ni ibiki urimo uravuga, ni ukubera iki? Ubwo agatangira ko yamubwira ati se hari ikindi kintu ngiye negeze nkubwira? Nge nuko habayemo kutumvikana, ariko nge nta bintu birenze nigeze nkora. Undi bagatangira ko bavuga ati no mukobwa ejo cyangwa se ejo bundi, nuko ntarimo ndibuka neza, ariko niba yaraje nk'umukiriya, niba yaraje gute, ariko yari yaje kuri kampani yangiza ibintu. Rero bitewe n'imyitwarire mibi baramwirukanye. Afite imyitwarire mibi idahagije cyane, ariko sindi kwibuka neza niba yaraje nk'umukozi, niba yaraje nk'umukiriya. Ariko no mukobwa ntago ashobotse, nge ndimo ndabyibuka neza ko batonganye. Ubwo nyine ukamenya ko uyu nguyu yaravuye kuri kampani aje hano kuri ofisi. Ubwo ngubwo akaba aramubonye, agatangira kuba yavuga ati kumuguhereza akazi ndakeka ataba ari amahirwe meza, kuko nabonye udashobotse pe. Harya iki kintu mwari murimo murapfa bundi, si ukuvuga ngo wari ufite umwana uri murihakana? Umukobwa nyine ukamenya ko barimo baramushinza, ariko ndakavuga ati ibyo ngibyo se ikatari ingenzi cyane, ikatari ingenzi cyane kuba wabivuga. Umukobwa byarangiye nyine bamusohoye utyo, akaza gahombye akabuze. Asohoka uko yasohotse uko nguko, tayari dore nuko nguko akazi yakabuze kumbi gusohoka. Dore ngarahita abona Zoe hanze amutegereje amureba utya amubwira ati wambonye se? Tayari urimo urambona? Undi akavuga ati byose ni wowe ubikoze, ibi byose ni wowe ubikoze, ni wowe ubikoze.
ubwo yarebye nyine uwo bakuranye, undi we nta kintu arimo aravuga, yageze mu muryango w'abakire. Waza umubaza iki? Ubu ngubu arimo aravuga rikijyana, agatangira kuba yamusekera ati wambonye se? Umukobwa yamubwiye ati se babwiye ngo iki? Ni ibiki ubabwiye kugira ngo banyirukane? Ubahaye ibiki? Ni ibiki ubahaye? Umukobwa yaje abaza nyine ikintu yabamuhaye, undi akavuga ati ngiye mbabwiye ko wataye umwana, rero nyine nta wundi muntu wari kubyemera, mpfuye kuba naca imigozi yari igufashe kugira ngo utagwa. Ni gute umubyeyi nkawe uta umwana ubundi? Akamubwira ati ubwo mu rugo bari bambwiye ko wapfuye, nari ndimo ndaserebura none ndongeye ndakubonye. Umukobwa nyine akabyumva cyane, agatangira kuba yamubwira ati ngewe nta kintu ntari kubabwira, byose nabibabwiye, mpera ruhande, rero barakwirukanye nyine, genda ushakira ahandi, kandi n'ahandi nimbona umbangamiye nzahagukura. Undi akamubwira ati uzize kuri? Ati reka nkubwire ukuri kwawe, kandi ibintu ngiye kuba nagukorera nawe biraza kuba byaguhangayikisha. Ngiye kuba nafata ibintu byawe byose mbishyire hanze, ukuri kwawe kose ngushyire hanze. Ubwo niba wiyemeje kuba wahangana nanjye, ndaje mbanze nkwereke. Undi akamubwira ati ukuhe kuri ushaka kuba washyira hanze? Ni ukuhe kuri? Ko nta kintu cy'ingenzi kiri aho ngaho urimo uravuga. Reka nta kintu cy'ingenzi urimo uravuga. Urakeka se ko hari inde muntu uri buze kuba wakwizera? Undi akamubwira ati wowe ceceka, uri buze kuba yanyizera? Ubwo nyine akamutunga agatoki ati nta muntu uri buze kuba yanyizera. Ubwo nuko nguko yamubwiye ati byibagirwe ibyo ngibyo byibagirwe, icyo nkeneye kimwe gusa, ni akanya gusa, ahubwo witakaza n'igihe cyawe urimo uranyumvisha ibintu nk'ibyo. Ngicyo ndi bukore ndakizi. Tayari umukobwa nuko nguko yagiye. Zoe asigara amuhamagara ati we umva nkubwire, mbanze nguhereza inama kuri ibyo ngibyo urimo uragerageza kuba wakora. Ndagira ngo nkwereke ko urimo, cyangwa se ndagira ngo nkubwire ko urimo urarengera. Guhera ubu ngubu ndi umuzunguro wo muri Sterling Company, kandi urabyumva ko nanjye ubu imigabane ndaza kuba nyifite, icyo navuga cyose bacyumva. Ubu nanjye ndimo ndayobora ku isi gake mu mujyi, ni njye urimo uravugwa. Mu kanya ahubwo inkuru uraza kuba wazireba bari bunyandikeho. Rero ibyo wakora byose urimo urata inyuma ya Huye, kuko nta muntu n'umwe uri buze kuba yakwizera. Urimo urabyumva neza se madam? Umukobwa nyine akamwereka ko ngarenze, ibintu byose ari buze kuba yavuga nta na kimwe bari buze kuba bakumva. Akamubwira ati bye, ngaho genda ukora ikintu urimo urashaka cyose, icyo ugamije kuba wageraho. Ubu ngubu inkuru zose ziri kuvugwa mu mujyi ni ngiye barimo baravuga, wese baraza kuba bakumva gute? Undi akamubwira ati wakihisha utakihisha, reka mbe nakugira ikintu nkubwira. Ubwo aramubwira ati wowe urimo urashaka kuba wakwirakwiza ikinyoma, wagenda ukajya mu itangazamakuru ukababwira, wagenda ukabwira bariya uri kwiyitirira abavandimwe bawe ukababwira. Ndagira ngo mbe nakubwira ati nta kintu na kimwe kiri buze kuba cyakunda. Ibintu byose urimo uragira ndakwirakwiza by'ibihuha, ngiye kuba nabishwanyaguza nshyiremo agakubo. Umukobwa nuko nguko yahindukiye, yagiye utyo avuga ati ngiye kuba nashyira ukuri hanze, mbanze mvuge. Undi akamubwira ati we Chloe. Ubwo Chloe nuko nguko yigendeye, akamubwira, ubwo yasigaye aho ngaho avuga ati reka nze turaza kuba twarebana, ngiye ntabwo ndi buze kuba nakihisha cyangwa se ngo mve muri uno mujyi, ndaguma aha ngaha duhangane, niba ari byo urimo urashaka kuba wageraho tayari. Ubwo aho ngaho hari undi barimo baratwereka urimo uragenda gake gakeya, nta kindi yakoze usibye kuba yaza kuri company. Ubwo yahise ahagera, wa mu manager yahise ahagera, umwe wari ugiye kuba yabahereza akazi, yaje amubwira ati madamu we ngufashe iki? Undi amuhereza isakoshi ati banza ufate ibyo ngibyo nibyo bigukwiriye. Ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati uzise n'ibindi bintu nshaka kunkorera, hari ikintu nshaka kunkorera. Undi yarahindukiye ati ni ibiki? Ndashaka ukwirakwize ko Chloe umwana we yamutaye, abantu bose baze kuba babimenya, noneho abantu bashaka kuba bamugirira impuhwe cyangwa se kuba bamuhereza akazi ntibaze kuba bakamuhereza, ubikwirakwiza ahantu hose ku buryo nta muntu utari buze kuba yabyumva, n'izindi kampani arimo arapurayingamo zikora ibintu nk'ibyacu ntaze kuba yabona akazi. Undi ati ndabyumva cyane madamu. Ubwo nyine agahita amubwira ati ni karibuni, injira tayari tugende. Ariko unyumvira uno mukobwa nyine agiye kuba yasibira amayira,
uno mukobwa wari wiboneye akazi agiye kuba yatangira gukora, ariko nyine yatangiye kuba yakumva ati ikintu cyose urimo uranziza nuko mfite umwana, rero utangiye no kuba wagenda unkatira ibintu byose byari bimfashe cyangwa se uca imigozi yari inziritse kugira ngo nikubite hasi. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati mbuze akazi kubera ubugoryi bwacyo, ariko ngewe reka nze nkubwira ati iyo utaza kuba wanyivangira mu bintu nanjye simba ngiye kuba nakwivangira mu byawe, ariko ndagiye. Umukobwa niyo magambo arimo aravuga ati ndagiye, ariko reka nze nkwereke ningera hanze ibintu ngiye kuba nakora. Sinkibonye amahirwe yo kuba nakora muri iriya kampani y'inzozi zanjye nari mfite kuba nakoramo, ibyanjye byose birangiritse, ariko sindi butume ngera hasi njyenyine, nanjye ngomba kuba nagukatira imigozi yawe ikuziritse. Umukobwa nyine nicyo kintu arimo aratekereza, arimo aravuga atamuciriye imigozi yari imuziritse yikubita hasi, ariko nawe ntagomba kuba yashyiramo imiyaga, agomba kuba nawe yamwereka ko ibintu byose amukoreye nawe ari umuntu kandi areba. Ahita avuga ati reka nze tubanze turebane gake gakeya. Ubwo yaramubwiye ati ubwo yaratekereje ati Zoe Fisher, wishaka kuba wakitwara nkaho uturuka mu muryango ukize, wirengagize ko nawe uva mu muryango ukennye. Reka nze ndaje mbanze nkwereka ibintu ngiye kuba nagukorera gake gakeya muri iriya kampani. Ngiye kuba nabanza nkemure ikibazo ni wowe kirimo kiratuma ntageramo. Nimara kuba nagukemura amahirwe arabahari yuko nza kwibonera akazi. Disi urimo urashaka akazi ntarimo aramenya ko ahubwo ava muri uriya muryango, we ngo arimo aragira ngo aze kubanza kwikemurira uriya bareranwe, abanza mukure hariya kugira ngo abone amahirwe yo kwikorera akazi hariya. Barenda baramushimira natanga ukuri, ariko yaravuze ati ngewe ikintu ngomba gukora ubu ngubu nuko ngomba kuba nababwira ukuri kose, nkabereka ukuri kose, kandi baraza kuba babyumva banabyemere, noneho nibonera amahirwe yo kwikorera akazi. Ubwo ntibyatinze umukobwa ari aho yaje yese atangira kuba yavuga ati hello, bimeze gute? Atangira kuba yavuga ati hari ikintu narinje kugira ngo mundebere. Ati ngewe ubundi hari umuntu twavukanye cyangwa se murumuna wanjye nari ndimo ndashaka imyirondoro ye. Undi akamubwira ati se wowe urinde? Akamubwira ati nyine nashakaga akamubaza ati se wowe urinde ushaka imyirondoro yo ngo umuntu ngo mwakuranye cyangwa mwareranwe? Undi akamubwira ati yewe wenda urimo urabyumva nabi cyangwa se nturimo urabyumva neza, ariko ni murumuna wanjye ndimo ndashakira imyirondoro, yagiye mu mahanga, hari utuntu nshaka kuba namufatira bamwita Zoe. Rero nari ndimo ndashaka imyirondoro n'igihe yavukiye, ibintu byose nari ndimo ndashaka kuba nabibona. Wakihanganya ukamfasha koko ano mahirwe ntaza kuba nayabura? Ubwo nyine nuko yaje kuba yabeshya harya barebera kwa Etat Civil ni kwande ku murenge niho yaje. Undi akavuga ati se koko urabishaka byihutirwa? Undi akamubwira ati nukuri waba umfashije ubimpaye kuko ubu ngubu mba njyenyine nta muryango mfite, abantu bose bankuyeho amaso n'umuntu nari ngiye kubona ugiye kuba yaduherereza udufaranga dukeya, rero yadusabye icyangombwa. Nukuri hangano dufashe ndakwinginze, mfasha. Umuvandimwe wanjye yansize hano, ngewe nta kintu mfite kandi nshaka imyirondoro ye ngo bampereze utuntu. Etat Civil yarabyumvisha ati ibyo ngibyo gusa se, ihangane gato yategereza nkurebera imyirondoro. Undi yasetsemo kuko wijyagiye kuyikoresha arakizi, yamwenyuyemo. Etat Civil nawe yahise yihutira kuba yareba gake gake avuga ati ibyo ngibyo gusa se, eko n'ubundi ari iby'abaturage se, reka mbikurebere mbiguhereze. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yagenda kereka gake gakeya yirebera. Umukobwa nawe akavuga ati gisohoke ngende mbanze nkurishe ibintu byose mbishyire ku karubanda babanze bagufate. Ubwo nuko nguko Etat Civil nawe yahise atangira kuba yareba imyirondoro vuba avuga ati se si ibi ngibi nyine, dore ngibi ibigaragaza byose, dore ngibi. Ubwo umukobwa nuko nguko babimuhaye vuba bamubwira ati dore byose byakemutse, ingibyo byose byagaragaye. Umukobwa ariko we yarishimye cyane, Etat Civil akagira ngo n'utuntu agiye kuba yafata, kandi undi we n'utuntu ahubwo agiye kuba yabikoresha agaragaza ukuri. Yasize ashimiye cyane, urakoze cyane. Undi yerekeye utyo aragenda. Ibi ngibi nyine nirangamimerera wavuye kwaka hano kwa Etat harya na Etat Civil ra
sikigariwe ni ku murenge ariko yaje rero nyine yaje kuba yakaka ibintu byose. Ubwo bakatwereka Zoe na Korewo ari aho ngaho arimo arabaza ati se muri kuyihe flow, ni hehe muri mwebwe isogokuru arwariye, ni hehe hari? Ubwo nuko nguko Rewo ari aho ngaho atangira kuba bamurangira aravuga ati yego nahumvishe nta kibazo ndaje mbagereho, ntimugire ikibazo ndaje mbagereho. Ubwo nuko nguko umukobwa nawe yahise ahagera gake gake dore ngo birahurirana. Yaje kandi afite ya fomu igaragaza uriya mukobwa ko yavukiye mu bitaro n'ibitaro byose biba biriho. Undi yaramubonye ati wese we wagize ikibazo ejo na Zoera si we wadobuswe. Ubwo nyine atangira kuba yavuga ati si wowe wari urimo urabeshya ngo waradobuswe kandi warabyawe n'ababyeyi bawe bahari ukabihakana. Undi nyine yatangiye kuba yavuga ati uyu mukobwa si we. Undi nyine atangira kuba yamubwira ati yewe ni njyewe rwose urimo uranyibuka neza uwo nguwo ni njyewe, ariko hari ikintu nagira ngo nkubwire ku bijyanye na Zoe uwo muri Fisha. Nagira ngo nkwereke ababyeyi biwe ba nyabo ko ibyo ngibyo byose yababwiye ngo yaradobuswe ni ukubabeshya, arimo arababeshya, arimo arabakina. Biriya byose ntago ari mushiki wawe wa nyawe, arimo arakubeshya. Nagiraga ngo nkwereke ukuri. Umugabo atangira kuba avuga ati ngo iki ushaka kuvuga se ko mushiki wanjye atari uwa nyawe, uri atari mushiki wanjye, Zoe atari mushiki wanjye? Undi nyine akamubwira ati ngewe ingego yego. Undi akamubaza ati se ufite ibimenyetso? Umukobwa ati ibimenyetso se? Ibimenyetso ndabifite cyane dore ngibi ndabifite. Umukobwa nyine yazanye ya karita cyangwa se imyirondoro yo umukobwa ahantu yavukiye haba hariho ibitaro, hariho ibintu byose bigaragaza ababyeyi be aho yavukiye. Ubwo nyine yarabyerekanye ati dore ngibi aha ngaha imyirondoro. Umusore nawe nuko nguko yazamutse, bakatwereka Zoe nawe nuko nguko yahageze. Dore bagiye kuba batanga imyirondoro, dore ngo yarabibonye akubitwa n'inkuba ati ye bagiye kuba batanga ibiki hariya. Ubwo nyine yaraje undi nawe aramubwira ati badusubijeho inyuma ho gatoya ati ibimenyetso nge ndabifite, ibimenyetso ndabifite dore ngibi. Ubwo niko yahise amubwira ati dore ibimenyetso ngibi bigaragaza ko uriya atari mushiki wawe, arimo aragutuburira gupirata. Umusore nawe yarabibonye arabireba, umukobwa nawe arabireba arabyitegereza abona ko bagiye kuba bamutamaza. Yaravuze ati kiriya kigoryi reka nze mbe nacyereka. Ubwo nuko nguko yarebye aritegereza atangira ko yavuga ati we Chloe ati hagarika hagarara. Yaje yirukanka cyane. Dore Chloe ngo baraza bagahita bamwaka cya gipapuro tayari. Ubwo nuko nguko yahise akimwaka nawe atangira ko yavuga ati bye. Undi nawe bakamubwira ati we Zoe uwo nta wundi urimo urabivuga ni Rewo. Akamubaza turimo ugamije kuba wakora iki, ibyo ni ibiki urimo? Undi nawe akareba akitegereza cyane agatangira kuba yavuga ati uno mukobwa namubonye ibintu byose yari arimo aragerageza kuba yakora, kandi yayirikanye ko yatsinze interview kandi atarayitsinze. Ibyo rero byanteye urujijo, mpitamo kugenda mukurikirana ahantu hose agiye. Rero byanakekaga ko hari ikintu kiba agiye kuba yakora, mpitamo kuba namukurikirana. None ubu ngubu menya impamvu yo buri arimo aragenda yishyura amafaranga ahantu hose kugira ngo akore ibintu bitemewe. Ibi ngibi ni ibihimba navuye kuba yazana, nari namukurikiranye cyane, hari ibyo yageragezaga kuba yakora. None birangiye agarutse aha ngaha cyangwa se aje aha ngaha kwa muganga kwerekana ibintu bitari ibyanyabyo kugira ngo muze kuba mwakemera. Mbega umuntu mubi. Niyo mpamvu nari namukurikiranye, burya nari nzi ko ndi bugere ku kintu cyiza. Ariko umukobwa akamubwira ati se waretse kuba wakivugisha utugambo nk'utwo tutarimo kuri, wacunze umunwa wawe. Niba urimo urakurya ukareka kuba wawunyereza, wazanye aho ngaho ko hariho kashe yo ku murenge. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko uwo urimo urabeshya agiye kubifata. Undi ati reka ngeweho shi reka egera hirya mbiswama. Ubwo umukobwa nyine nuko nguko yamubwiye ati wehe imbiswa, ahubwo icyo yakurikijeho ni uguhita aca ibya bimenyetso yari akuye ku murenge. Ewe undi aramubwira ati bite? Undi akamubwira turabona se ko ndimo ndabica. Rewo arimo arabireba akabyitegereza, ibyose bikamucanga bikamurenga. Undi yarabikasa arakatagura, atangira kuba yamubwira ati wowe urabeshya, ntukabeshye. Ubwo yahise afata Rewo aramubwira ati Rewo ati wikizera ibintu no mukobwa arimo aravuga, byose ni ibihimbano. Ahubwo yangiriye ishyari, arimo arangirira ishyari kugira ngo ntaza kuba nakibanira na muvandimwe nkawe mwiza w'igikundiro.
agatangira kuba yamparabika. Ibi byose arimo aragerageza kuba yansebya. Undi disi akabyumva kandi nawe azi ukuri, ariko Leo nyine we ntahubuka. Icyo yakoze ni ukumubwira ati ndakwishwituye, mvaho ndekura, tayari temanyira, egera hirya ndekura. Reka nkubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Inkuru igeze ahantu haryoshye, kano kantu kageze ahantu haryoshye we. Ubwo umusore ariko yahise atangira ko yavuga ati nta muntu n'umwe ndibuze kuba nacira urubanza, nta n'uwongeye ndibuze kuba nasebya. Ibi byose ndaza kubyikorera ubwanjye, nze kuba namenya impamvu ya byose n'ibibiri inyuma. Nimbanze menye n'impamvu uciye ibimenyetso cyangwa se usibanganya ibimenyetso. Umukobwa akavuga ati cyane rwose, wowe turimo turagendana. Impamvu aciye ibimenyetso nuko bitari ibya fake, ahubwo nuko byari birimo biragaragaza ukuri. Rero niyo mpamvu abiciye. Ubwo nyine agatangira ko yamubwira ati rero ubonye ko ukuri kugiye kuba kwajya hanze, utangira kuba wavuga ati reka nze mbe nabikata, kugira ngo ntaza kuba nakerekana ko ukuri kose. Ibintu byose Leo yaza kuba yabibona, wari uri muri ishinza. Rero uhita uvuga ati reka mbikate vuba vuba, kuko wagiye hanze wagaragaye. Nicyo kintu, nta kindi kintu waza kuba wakisobanuraho. Siko bimeze se? Ubwo ndakamubwira ati wandaya we. Ubwo nyine nibyo arimo aratekereza ati wandaya we, atugerageje kuba wakina nanjye. Rero ikasi imigozi, uzi ngo ugiye kuba watsinda, ariko ndagira ngo nkubwire ko ibi bintu byose ndibuze kuba nabikwereka, uraza kuba wabyicuza. Undi nawe agatekereza ati wari ugerageje kuba wansebye, ariko ndaza kukwereka. Umukobwa ariko yahise atangira ko yamubwira ati uyu mukobwa wo muri Fisher ntigeze nyishimira, kuva na kera tukiri abana yahoraga nyereka ko atanshaka. None se Leo mushuti wanjye cyangwa se muvandimwe wanjye, wanyumvishije koko? Wanyumvishije? Ni ishyara mfitiye, amfitiye ishyara arimo aragira ngo aduteranye nk'umuryango. None se wa mukobwa we uracyahakana ko biriya bimenyetso byari ibya fake? Undi ariko agaseka, akamuseka, agatangira kuba yavuga ati ngiye ngufuhira mu buhe buryo se? Ndagufuhira ufite iki? Ahubwo se mwakoresheje DNA test ko hano muri kwa muganga, kari cyo kintu cyaza kuba cyagaragaza ko uri uwa nyawe? Se ngo uyu muvandimwe wawe niba bafata ibipimo cyangwa se ibimenyetso bagende bapime DNA test, noneho bigaragaze koko uri umuvandimwe we. Undi yahise abyumva, arabyumva na Leo nawe ahita akakurura agashyira mu gutwi. Umukobwa yatangiye kuba yamubwira ati Leo, ati wikizera uno mukobwa ibintu arimo aravuga, none se ugiye kuba wabyizera muvandi? Undi aravuga ati uzi ko ari byo, reka dufate ibipimo bya DNA test, nibyo biri buze kuba byatwereka inzira y'ukuri. Nicyo kintu kizima ahubwo ikiri butwereke ko nawe uvuruka cyangwa se ukomoka muri Sterling family. Nibyo biri buze kuba byatwereka ko ari ibya nyabyo. Icyizere cyose noneho nkakiguhereza, si byo se mushiki wanjye? Ubwo undi yahise avuga ati ngo none se ufite kuba washidikanya? Unshidikanyaho? Undi akamubwira ati cyane ngushidikanyaho pe, ahubwo icy'ingenzi ni uko nyine watwereka ko nawe uri umuzungura cyangwa se nawe ukomoka muri Sterling famille. Nibyo byakerekana ko cyangwa se bigakuraho urujijo. Si cyo kintu cyiza se cyagaragaza ko uri uwaho? Umukobwa yatangiye kuba yarya indimi, agatekereza ati DNA test, ibi ngibi ntabwo biri bukunde, ibi ngibi byaba bigiye kunshyira hasi. Ni ikindi bukore, ndakora iki? Ubwo umukobwa nyine arimo aratekereza ikintu yaba yakora, bikamurenga bikamucanga, agatekereza ati ndakora iki? Ko mbona ibintu byose birimo birancanga, birimo birandenga. Ubwo ndagatangira ko yamubwira ati se kuyise upanika, ko ugiye kure mu bitekerezo, bigenze ute? Cyangwa urimo uratekereza ibisubizo biri buze kuba byavamo nibisanga ko nyine utavuye hamwe muri no famille, ukuntu uri buze kuba wamera? Undi akavuga ati we birahagije, wikigira gutyo, ngiye nta bwoba mfite. Uzabaze nta bwoba mfite, ntabwo ngiye nigeze mpanika. Urakeka se ko nagira ubwoba bw'iki kandi ngiye nturuka mu muryango wa Sterling family? Ubwo umukobwa nuko bamuzanye kuba bamupimisha gake ngo babanze barebe koko. Ubwo bahise bavuga ati dore uva muri uno muryango naze ajye kuba yatwereka ukuntu bimeze. Icyumba kirateguye, naze tube twajya kuba twapima DNA test. Umukobwa nuko nguko bavuze, baramubwira ati twagiye.
ariko umukobwa nk'umuntu w'umunyamitwe ati mana yanjye ndumva mu nda handiye, ibi bintu bigenza ute? Bigenza ute ko mu nda handiye? Dore ngo arahita aryama hasi cyangwa se agapfukama, ngo mu nda haramuriye kandi ni imitwe. Iyi ni imitwe yo kugira ngo badapima DNA test. Ubwo nuko ngukorewe yamurebye, undi agatangira kuba yavuga ati se mana yanjye ni ukubera iki mu nda n'umutwe bindiye? Bakamubaza ati se umeze neza? Undi ati mana yanjye ndimo ndumva uburibwe. Undi nawe agatangira ati yewe we, none se ubwo buribwe buje kuko wari ugiye kuba wafata ibyo bipimo bigiye kuba byagaragaza ko ibyo byose urimo uragerageza ari ukubeshya? Nibwo hahise hakurya. Ubwo umusore nyine akabyumva nawe agatekereza cyane, agasigara arimo aratekereza cyane. Reka nkubwire ati duhure ku munsi w'ejo, nkubwire ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarekoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha cyangwa se igushimisha, ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Nkubwire ati agace k'ejo kazaba ari umuriro inkuru imaze kuba yagera ahantu iryoshye, inkuru igeze ku muntu wese urimo urayireba. Reka mbe nagushimira cyane, nibutsa kuba nashimira ba Barundi tujya turebana umunsi ku munsi, munyereka ko mukurikirana zino nkuru umunsi ku munsi. Nkubwira ati nahejo, ciao ciao.